Imana ishimwe cyane kubwo umwanya mwiza twongeye kubona uyu munsi, kandi mbahaye ikaze n'ubundi mu izina rya Yesu kugira ngo turi imbere y'Imana kuri uyu munsi w'Imana tubashe kwakira umugisha, tubashe kunezerwa kandi tubashe n'ubundi kujya imbere y'Imana dusenga kandi twumva ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza uyu munsi buratubwira uburiza bw'amatungo. Uburiza bw'amatungo turasoma mu Balewi igice cya 27 umurongo wa 26 n'uwa 27. Keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'Uwiteka, kuko ari uburiza ntihakagire umuntu ubweza naho bwaba ubw'inka cyangwa ubw'intama, ni ubw'Uwiteka. Niba uba ubw'itungo rizira ubucunguze, igiciro uzakira ikigeretseho igice cyacyo cya 5, niridacungurwa rigurwe igiciro ukiri. Imana ishimwe cyane. Reka mbifurize uku kwezi kwa 10 kuzababere ukwezi k'umugisha, kuzababere ukwezi kw'ibisubizo, kandi ibyo Imana yaguteguriye ndagusengera ku Mana kugira ngo uzabihabwe uko bikurikirana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi nuko nanone kuri iki cyumweru by'umwihariko turi gusoza igitabo cy'Abalewi. Buri cyumweru tumaze igihe kirekire tubona ijambo ubutumwa bwiza bushingiye ku gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi ni ukuvuga rero ko noneho ku cyumweru gitaha tuzakomeza tuganira ku ijambo ry'Imana, tuzakomeza duhabwa ijambo ry'Imana rishingiye ku gitabo cyo kubara. Ibitabo 5 bibanza muri Bibiliya murabizi neza byanditswe na Mose. Igitabo cy'Itangiriro rero ahanini kitubwira uko umuntu yaremwe, uko ibintu byose byaremwe, buryo ki umuntu yaje gucumura agakora icyaha, kikaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko muri icyo gitabo n'ubundi tubonamo igisubizo rero ni Yesu Kristo, nk'uko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 hatubwira buryo ki urubyaro rw'umwari ruzamenagura umutwe w'inzoka ariyo Satani. Icyo ni igitabo cy'Itangiriro. Hakurikiraho igitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva n'ubundi ni igitabo kitwereka buryo ki Abisirayeli bavuye mu buretwa, ni ukuvuga ngo bagarutse mu isezerano, noneho bafashe bishingikirije ku isezerano ry'Imana ryerekeranye n'igitambo cy'amaraso, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 18, ubwo Mose n'abakuru babwiraga Farawo bati turagomba kugenda urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo dutambe igitambo. Uwiteka Imana ishimwe cyane. Biragaragara ko ibi bitabo byose uko bikurikirana, ndetse cyane cyane n'igitabo cy'Abalewi tumazemo iminsi, kitugaragariza buryo ki Imana yatangaga amabwiriza yerekeranye, nk'uko turi hano imbere y'Imana mu rusengero, amabwiriza yerekeranye n'ibitambo, n'amabwiriza yerekeranye ndetse n'abatambyi, amabwiriza menshi Imana yatangaga. Ariko cyihutirwa cyane muri icyo gitabo cy'Abalewi nuko tugomba kwegera Imana twiyejeje, kuko Imana ari iyera, ngo nuko mwabera nk'uko Imana nayo ari iyera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibitambo byatambwaga muri uwo mwanya wo kugira ngo ubwoko bw'Imana bubashe kwezwaho gukiranirwa kwabo. Mu cyumweru gitaha rero, ku cyumweru gitaha tuzakomeza turi mu gitabo cyo kubara, kandi igitabo cyo kubara kizadusobanurira, kizatwereka ibyerekeranye n'irangamimerere y'abana b'Imana. Irangamimerere y'abana b'Imana, abana b'Imana abari bo, uko tugomba kugenda n'uko tugomba kubaho, ndetse n'uko Imana ibana natwe ikatwitaho kandi ikamenya ibyacu, ikagenda iduha ibisubizo. Igitabo tuzakomeza nyuma y'igihe turangije ubutumwa bwiza bushingiye ku gitabo cyo kubara kizaba ari igitabo cyo gutegeka kwa 2. Gutegeka kwa 2 rero turi bubigarukaho uyu munsi nubwo tukiri mu Balewi. Ni igitabo cyerekeranye no gushimangira ubushake bw'Imana mu mitima yacu, gushimangira ijambo ry'Imana mu mitima yacu ndetse no mu mitima y'abana batoya. Reka kubera izo mpamvu, kuko ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe kandi rigwiriye, rifite ibikwiriye byose, mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire
ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Imana ishimwe cyane. Uyandike ku nkomanizo y'inzu zawe ndetse no ku byugarira byawe. Ni ukuvuga ngo igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ni ukuvuga ngo ni igitabo nanone kirimo amabwiriza Imana yahaga Abisirayeli ubwo bari benda kwambuka Yorodani kugira ngo binjire i Kanani. Kandi urabyibuka neza yuko abo Bisirayeli hari harimo n'abana bavukiye mu butayu. Abo bana rero ntabwo bari barigeze bumva neza ngo basobanukirwe ibyerekeranye n'amategeko ba sekuru n'ababyeyi babo bakiriye bahawe na Mose ku musozi wa Sinayi. Niyo mpamvu rero ugutegeka kwa kabiri ni igitabo cyerekeranye no gushimangira kugira ngo binjire mu gihugu cy'i Kanani bafite isezerano kandi basobanukiwe ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane yabanye natwe rero kubw'igitabo cy'Abalewi. Kandi igitabo cy'Abalewi nakomeje nsenga Imana mvuga ntese Mana, noneho iki gitabo cy'Abalewi cyerekeranye n'uburyo tugomba kuza imbere yawe tugasenga, cyerekeranye n'urusengero n'amateraniro, nuko tugomba gukora umurimo wawe, ese turabikora gute muri iki gihe cy'icyorezo isi ihanganye nacyo? Murabizi ko hari n'igihe rwose gahunda yari ukuguma mu rugo nta n'umuntu usohoka, ariko Imana ntijya yibeshya. Kubera iki? Kuko n'ingo zacu tubasha kuba imbere y'Imana, aho bashobora gusenga imbere y'Imana mu rusengero, n'ubundi nabwo basabwa kugira ngo bakurikize amabwiriza Imana yakomeje itanga kubw'urusengero. Imana ishimwe cyane. Kandi twabonye ko mu rusengero hari ibyejejwe, hari ibikoresho byejejwe bikoreshwa mu rusengero. Kandi hamwe n'ibyo twabonye yuko nubwo mu gihe cy'Abisirayeli hari abari baratoranyijwe nk'Abalewi kugira ngo babe abatambyi, ariko n'abandi batari Abalewi bakoraga umurimo mu rusengero. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu rero kugira ngo n'ubundi uzakomeze utekereze ibyerekeranye no kuba imbere y'Imana, waba uri kumwe na bene data, waba uri mu rusengero nk'uku nguku, cyangwa se uri iwawe muri babiri batatu, mukagira ibanga ryo kuba imbere y'Imana. Kuko umuntu yaremwe kugira ngo ajye imbere y'Imana. Reka nkubwire ngo nta kindi cyaremwe cyose, zaba ari inyamaswa bigisha zikagira icyo zimenya gukora, byaba ari ibiti byiza bimara igihe nk'igiti cy'umushita cyangwa se akashiya, ibyo byose ntibishobora kujya imbere y'Imana ngo bisenge, keretse umuntu wenyine waremwe mu ishusho y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Imana ikugirire neza muri uku kwezi kwa 10, kandi Imana igusohoreza amasezerano, kuko ni Imana y'umuteguro ukomeye cyane. Imana rero yaduhaye ibyiza byinshi, nk'uko Imana yabanye n'Abisirayeli mu rugendo, natwe Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kuduha ibyiza. Kandi n'ukuri mfite ibyiringiro bizima yuko muri uku kwezi kwa 10 hari icyo Imana igiye kugukorera. Kandi icyo ngusengera no kugira ngo ugire amaso abasha kureba umurimo w'Imana, ugire amaso abasha kubona ibyo Imana igukorera uko bwije n'uko bukeye. Umwami Yesu yaravuze ati ndakora na data arakora. Ni ukuvuga ngo buri munsi rero hari icyo Imana igiye kugukorera muri uku kwezi kwa 10. Kubw'ibyo rero ni ngombwa ko dutekereza, ese noneho twebwe twayitura iki? Abaririmbyi bakunda kurimba nakwitura iki Imana, ko wangiriye neza, ko wakoze iki n'iki, ko wabanye nanjye mu rugendo, ko wandwaniye urugamba, ko narwaye ukankiza, nakwitura iki Imana? Uyu munsi rero dufite ubutumwa bwerekeranye n'uburiza bw'amatungo. Niyo mpamvu hari icyo ugomba gusobanukirwa kugira ngo mu buzima bwacu, mu buzima bwawe, tujye tubasha kujya imbere y'Imana kandi tuyiture ibyiza. Imana ishimwe cyane. Tuyiture ibifite umumaro. Twakora iki rero? Icyambere, jya uha Imana ikirushaho kuba cyiza. Kubera iki? Kuko hari icyo ukunda kurusha ibindi, hari icyo ubona gifite agaciro kurusha ibindi. No kuba uyu munsi waje imbere y'Imana mu iteraniro nk'uku nguku, si ukuvuga ko nta kindi wari gukora, ahubwo wabonye yuko igihe cyawe uyu munsi w'Uwiteka hari icyo ugomba guha Imana kuruta ibi. Ikintu cyiza, igihe cyawe wagihaye Imana. Birashoboka ko abandi bari gukora imirimo yabo, birashoboka ko abandi hari ibindi bibereyemo, birashoboka ko hari n'umuntu uri kwiruhukira, ariko ujya uha Imana ikirushaho kuba cyiza. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni uko nguko uzaba umeze, kandi ibyo utekereza, ibyo wumva biguhangayikishije, ibyo ubishyira mu masengesho uri imbere y'Imana. Kubera iki tugomba guha Imana ikirushaho kuba cyiza? Nuko Imana nayo tuyitegerejeho yuko ishaka kuduha ibirushaho kuba byiza, ishaka kuduha ku mbaraga zayo. Haleluya. Ishaka kuduha ku mbaraga zayo. Kubera iki? Kuko
dukeneye imbaraga z'umwuka, dukeneye imbaraga ziva ku Mana. Ikindi kandi dukeneye ubuzima. Imana niduha kuba bazima. Umwanya wo gushima Imana, benshi bashimye Imana bafata Imana, ndagushima warandinze, wabanye nanjye mu majya no mu maza, warandinze, nabashiye kubyuka buri munsi, nabashiye kujya hariya ndagaruka. Ayo mashimwe agaragaza yuko Imana iduha ubuzima, ikatubashisha kuba tugihumeka. Kubw'ibyo rero natwe nitujya imbere y'Imana tujye dusobanukirwa kuyiha ibyiza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ubundi uburiza bw'amatungo nuvuga ngo itungo rivutse mbere y'ayandi, iryo ni uburiza. Kandi n'ubushakashatsi bwagaragaje ko n'abana bavutse burya mbere y'abandi, abana b'imfura no kuva na kera. Kandi nuvuga ngo iyo wajyaga kwitanga imbere y'Imana, nuvuga ngo n'abana b'imfura, ni amatungo y'uburiza. Kubera iki? Kuko urabyibuka no muri Egiputa ubwo Imana yazanaga igitangaza ku bwoko bwayo, kandi cyari ikibazo ku banyegiputa. Urumva ibibazo ku banyegiputa, ku Bisirayeli byari igitangaza ubwo abana b'imfura bo muri Egiputa bishwaga na marayika murimbuzi. Kubera iki? Kuko nuvuga ngo ubundi ibyiringiro by'umuryango cyangwa se uko byagenda kose ni mu bana b'imfura, kandi Imana nayo ishaka nyine ab'imfura cyangwa se uburiza. Kubera iki? Kugira ngo bayikorere. Niyo mpamvu urugero naguha Hana urabizi neza yuko yasabye Imana kugira ngo imuhe umwana we w'imfura Samweli yamujyanye mu rusengero nk'uku kugira ngo agume hano mu rusengero abashe gukorera Imana. Kubera iki? Kuko yari uw'imfura, birumvikana yuko n'ubundi yari yahize umuhigo. Kubw'ibyo rero turagomba kujya imbere y'Imana tugafata akanya ko gusenga, tugafata akanya ndetse ko kuyegurira imitima yacu kugira ngo nayo iduhe umugisha, iduhe urubyaro ruzima rwubaha Uwiteka, iduhe urubyaro ruzima ruzakira isezerano nk'uko Samweli yakiriye isezerano akarigeza kuri Dawidi nawe agakomeza akorera Imana kubera umubyeyi witwa Hana wasenze Imana, ndetse na Esayi papa wa Dawidi nawe yabaye imbere y'Imana kubwo ijambo ryayo. Kubw'ibyo rero nujya imbere y'Imana, nujya kuyiha umwanya wawe, ntago ari iminota 2 gusa, ntago ari 3 gusa, reka mubwiye ngo byibuze iminota 10 buri munsi ujye imbere y'Imana, usenga Imana, ugira icyo uyibwira, ugira icyo wumva. Haleluya. Kuko kuvugana n'Imana ntago ari kugenda ngo uyibwire gusa, ahubwo no gusenga uri imbere y'Imana kandi ufite ijambo ryayo ndetse ufashe isezerano. Kubw'ibyo rero Abisirayeli, impamvu Imana yabibutsaga gutanga uburiza bw'amatungo nuko Imana yagiraga ngo n'ubundi bashobore gusobanukirwa ko bagomba gukira ibyishimangiye byo muri Egiputa. Imana yari yarabavanye muri Egiputa, kandi bakomezaga kugenda bazirikana ibyo muri Egiputa, ndetse n'ibigirwamana byaho ntabwo bari barabyibagiwe. Kubw'ibyo rero Imana yagira ngo ibigishe babone yuko bagomba kuva muri bya bindi bya kera, ahubwo bagomba kureba yuko bagomba kuza imbere y'Imana, kandi ntabwo ari uburiza bw'amatungo gusa, n'ibindi byose Imana yababwiraga kandi bidafite inenge, ibyejejwe. Kubera iki? Kuko barabeshejwe, barabera. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none abizera Imana nabeshejwe, nabera. Kubera iki? Kuko muri Petero wa mbere igice cya 2:9 ngo muri ishyanga ryera ab'Imana yaronse abatambyi b'umwami kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabavana mu mwijima. Kubuwera rero nuvuga ngo haraho Imana yakuvanye, haraho Imana yakuvanye, noneho irakwiyegereza kubw'urukundo rwayo. Kubw'ibyo rero nujya imbere y'Imana ugiye kugira icyo uyitura, ugiye kugira icyo uyiha, ujye ujyana igifite umumaro kandi gifite agaciro ndetse gitunganye rwose. Imana ishimwe cyane. Kandi uhere no ku mutima wawe uri imbere y'Imana uyu munsi, umutima wawe ube utunganye. Icya kabiri ni uguhindura uko ubona ibyihutirwa, guhindura uko ubona ibyihutirwa. Kubera iki? Kuko uyu munsi wabonye yuko ikihutirwa ni ukuba imbere y'Imana. Wabonye ko icyo ari cyo cyihutirwa mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha rero. Hari abandi rero babona ko hari ikindi cyihutirwa, akumva yuko amazi iminsi yose, iki cyumweru cyose agira ibyo akora, none n'uyu munsi aragomba kugira ibyo akora kugira ngo abone inyungu irengejeho. Ariko icyo ntago ari cyihutirwa. Imana ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Icyihutirwa ni iki? Mbere na mbere Imana. Haleluya. Mbere na mbere Imana. Nukanguka mu gitondo ugafungura amaso yawe, icyihutirwa ni iki rero? Icyihutirwa mbere na mbere Imana. Hamagara Imana, wereke gahunda zawe z'umunsi Imana, kugira ngo noneho Imana ibane nawe kandi ikuyobore.
muri gahunda zawe, mbese nimero ya mbere hindura uko ushyiraho gahunda z'imirimo yawe n'intambwe zawe n'ibyo ukora, maze ushyire Imana mbere y'ibindi. Kubera iki? Kuko Imana niyo ibasha gutuma ubaho, Imana niyo ibasha gutuma uhumeka, kandi iyo ibyo utabikoze ugwa muri wa mutego wo mu Itangiriro 3, aho umwanzi Satani yaje agasanga Adamu na Eva akababwira ati ariko rero ndibwira yuko namwe ibyo byo guhora musaba Uwiteka mumubaza namwe ubwanyu mushobora kuba Imana. Kubw'ibyo aratangira arabashukashuka, nabo basanga ngo urwo rubuto n'urw'igikundiro kandi ni rwiza, none icyo gihe barenga ku byo Imana yababwiye. Kubw'ibyo rero icyo tugomba guhindura muri gahunda yacu, turagomba kumenya ko Imana igomba gufata nimero ya mbere, turagomba kumenya yuko mbere y'ibindi turagomba gushaka Imana. Turagomba aho kugira ngo wibaze ikindi ugomba gukora, ubaze Imana, ese Mana ni iki ushaka? Ni iki ushakaho mu gihe nk'iki ngiki? Muri iki cyumweru ni hehe unshaka? Urashaka ko nkora iki kugira ngo ubwami bwawe bwaguke? Imana ishimwe cyane. Ariko abandi bangiza gahunda yo kubona ibyihutirwa, nuvuga ngo ashaka kugira ngo yubake umunara w'ababere aho kugira ngo Imana imenyekane, ahubwo amenyekane we ubwe. Kubw'ibyo rero icya mbere umenye ngo uri umwana w'Imana, kandi ni ukuri Imana yakuvanye mu buretwa bwa Farawo no muri Egiputa, muri bya byaha, nuvuga ngo wahindutse umwana w'Imana. Kubw'ibyo rero ikihutirwa ni ukuba imbere y'Imana. Kubw'ibyo ibintu ufite by'agaciro uhindure nawe ubyegurire Imana, aho kugira ngo ubyegurire umubi, aribwo bwami bw'umwijima. Kubera iki? Kuko nuvuga ngo ikihutirwa no kugira ngo ari wowe ubwawe, ari ibyawe byose bibe ibyejejwe kandi bikora umurimo w'Imana. Icya gatatu rero nk'uko nabivugaga twahasomye hariya mu Gutegeka kwa 2, icya gatatu shimangira ibintu bizima. Shimangira ibintu bizima muri wowe, shimangiramo ibintu bizima. Jya nkunda kubivuga iminota 30 mbere yo kuryama. Murabizi nimugoroba umuntu abananiwe birumvikana, ariko mbere yo kuryama byuze iminota 30 wishimangira muri wowe bya bindi bidafite umumaro. Ahubwo fata iyo minota utekereza kandi ushima Imana, utekereza ku bw'ijambo ry'uyu munsi n'uburyo Imana yaguhaye igisubizo mu ijambo ryayo, maze uzabasha kuruhuka washimangiye ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana muri wowe. Niyo mpamvu rero ibyo ni ngombwa cyane. Shimangira ibintu bizima muri wowe. Nujya no gusenga Imana, senga Imana ufashe isezerano. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwereka abantu benshi babashije gutahukana intsinzi, ndetse bakoze iby'Imana ishaka, bagiraga iryo banga ryo gushimangira muri bo ijambo ry'Imana, ryo gushimangira muri bo umuco cyangwa se ubuzima bwo gusenga. Muramuzi Dawidi nubwo yaragiraga amatungo ye, nubwo yayashakiraga ubwatsi n'amazi akayashora, ariko yafataga umwanya agasenga, yafataga umwanya akaba mu ijambo ry'Imana, yafataga umwanya ndetse akitoza n'indi mirimo yindi. Kubera iki? Kuko yari afite viziyo yuko Imana izamukoresha, kandi kuko Imana yaje kumukoresha. Kubw'ibyo rero nituzi imbere y'Imana turagomba gushimangira muri twe ubushake bw'Imana. Kubera iki? Kuko muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 haratubwira ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami mwami, ariko nuvuga ngo abangaba umwami Yesu azabasubiza ati nimumve imbere, ntabwo nigeze kubamenya. Kubera iki? Kuko abavuga ngo mana mana ntabwo ariko bose bazaragwa ubwami bw'Imana. Nituba imbere y'Imana rero turagomba gushimangira ubushake bw'Imana muri twebwe, turagomba gushyira ijambo ry'Imana muri twe, turagomba kugira ubuzima kandi busenga, kandi maze tukabasha no gufasha abakiri batoya n'urubyaro, nk'uko twabonye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6, twaba tubyutse, baba bagiye ku ishuri, baba bagarutse, baba baryamye, haba ari ku rukuta, ku kuboko, aho hose hakaba hari ijambo ry'Imana, kugira ngo turyitondere kandi twemere kuyoborwa naryo. Icyo Imana dushaka rero ni ukugira ngo twemere guhinduka. Imana ishimwe cyane. Nahoze nshima Imana kubwo bamwe bahoze bashima bati Imana kandi niyemeje guhinduka, icyumweru gitanda ashaka kuba nahindutse birengeje uyu munsi. Imana yashaka ngo duhinduke, kuko niduhinduka n'ibituzengurutse bizahinduka, kandi bizatuma n'ubundi tuba mu mahoro ndetse dufite umunezero n'ubuntu buturuka ku Mana. Uko niko Rahabu rero yabonye abakozi b'Imana, yiyemeza guhinduka, yiyemeza kwegerana nabo ndetse no gukorana nabo mu byerekeranye n'umugambi w'Imana, kandi Imana yaje kumuha umugisha ndetse yaje guha umugisha n'urugo rwe na bene wabo bose. Mu rugendo rwo mu butayu
duhabwa imigisha, duhabwa ibisubizo, ndetse tubasha gukira ibyo twahozemo kera. Kubw'ibyo duhanga amaso ku Uwiteka, ntabwo tuzabura gutabarwa. Niyo mpamvu tugomba kuba abantu batandukanye n'abandi, bishatse kuvuga ngo batandukanye na hahandi twahoze, hahandi twavuye. Reka nguhe urugero nenda kurangiza. Hari umurwayi urwara indwara akambwira tumva rero iyi ndwara ikaba ari indwara bizwi n'abantu benshi, yuko iyo ndwara iyo uyirwaye bishoboka ko iminsi mikeya ushobora gupfa. Iyo yagize gutya bagahura na muganga, bamwe badafite ibyiringiro, bamwe badasobanukiwe, batahindutse, abaza muganga ngo sigaje iminsi igana iki ngo mpfe. Urumva kubera iki? Kuko nuvuga ngo we yumva nta byiringiro afite, ahubwo akumva atangiye guhamagara urupfu. Ariko kuri bamwe bahindutse, kuri bamwe bashimangira ijambo ry'Imana, iyo ahuye na muganga hari ukundi amuganiriza, aravuga ati ese muganga hari icyo ngomba guhindura mu buzima bwanjye, ese muganga niyihe miti nakoresha yo kumfasha? Urumva bombi bafite uburwayi bumeze kimwe, umwe aribariza hasigaye iminsi ingahe ngo apfe, ariko undi aribariza icyo agomba gutunganya mu bugingo bwe n'ukuntu agomba gukora akazana umusaruro birushije. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero turagomba guhinduka, tukakira ijambo ry'Imana, kandi tugatera intambwe mu kwizera dukora icyo Imana ishaka, kuko Imana ntirobanura ku butoni, kandi Imana ifite umugambi mwiza. Kubw'ibyo rero uburiza bw'amatungo bwari ubw'Uwiteka n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni uko nguko Imana ishaka. Ariko reka nkubwire ngo uburiza ubu ngubu Umwami Yesu Kristo yaraje aratwitangira, niwe buriza ubanziriza abantu bose, ndetse yarazutse. Kubw'ibyo yabaye umuganura wo kuzuka kugira ngo natwe tuzazuke maze tubane nawe mu bwami bwe iteka n'iteka. Kubw'ibyo rero uragomba gukomeza gukora imirimo yawe uri imbere y'Imana, kandi ni ukuri uzakomeze uri imbere y'Imana muri byose, mu byo ukora byose, mu masomo yawe, mu kazi kawe, kandi uha umwanya wa mbere mu mutima wawe uwuhereza Imana, kuko nta bindi twaha Imana. Imana yakunze abari mu isi cyane, yohereza umwana we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo tugomba gukora ni iki rero? Ni ukugira ngo tugende twere imbuto nyinshi kandi zihoraho. Ikintu cyangombwa cyiza cyane tubona dukunze natwe tujye tugishyira imbere y'Imana, kandi twemere guhinduka, ndetse twemere gushimangira ijambo ry'Imana n'ubushake bwayo mu mitima yacu. Nibwo Imana izaduha umugisha kandi izabana natwe buri ntambwe, buri munsi. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwa w'icyubahiro, uruwera kandi urakiranuka. Mana nzima, Mana nziza, warakoze kubana natwe kandi ukadukangurira kugira ngo tube imbere mu buryo bwo gusenga n'amateraniro, maze uduhe umugisha. Turagushimye muri kano kanya Mana yuko watanze Yesu Kristo kugira ngo abe uburiza wa byose, maze natwe tugende dushinga ikirenge mu cye. Kubw'ibyo dushoboze gushimangira ijambo ryawe mu mitima yacu, kandi Mana nzima, Mana nziza, twemere guhinduka rwose, kugira ngo Mana ufate umwanya wa mbere, ndetse twere imbuto zihoraho, ndetse duhindure benshi tubazana mu gakiza. Habwa icyubahiro Mana nzima, Mana nziza, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.